twebwe intsinzi yacu ni iyi. Intsinzi yacu nuko amategeko yubahirizwa. Sibyo? Reka ngo sijya numva abanyamakuru mukunda kuvuga ijambo jurisprudence. Reka dukore jurisprudence noneho. APR yumvikana na polisi muri buke yosida. Bavuga yuko abakinnyi bashobora kuba mu minsi mikuru basaba bumvikanye ko umukino wimurwa. Bitandukanye n'ibivuye Rwanda Premier League yandika ivuga ko Rayon Sport yumvikanye na Al-Hilal. Icyo genda byibuka yorete nanjye wayisinye. Ivuga yuko bitubahirije amategeko kandi koko bandikira federation nta cyahindutse. Uyu munsi birahindutse. Oya, ariko president niba ari jurisprudence nanjye nakwibaza ukina na Kiyovu Sport rata byagenze gute ubundi wo? Dukina na Kiyovu Sport wigeze ubona Kiyovu Sport yandike imenyesha Rwanda Premier League yuko bitemewe n'amategeko? Urabizana gute? Ndifuza nyine kumenya uko byagenze kuko nabyo n'ubundi byari ukwimura umukino. Byagenze ntaho bihuriye n'ibyabaye kuko twebwe twanditse mbere na mbere ni na circumstances zitandukanye. Ya mbere uyu ni umukino wagombaga gufata iminsi 2. 22 byinjira mu ijoro rya 23. Ibi bintu twabyanditse mbere tubimenyesha Rwanda Premier League. Sibyo? Ko ibikozwe bitemewe n'amategeko. Ushobora kunyereka company ya Kiyovu yanditse? Oya, ntayo nabonye. Rwanda Premier League yaranadushubije kuri byo twayandikiye. Ndashaka ko abantu banabyumva ubu ngubu ni aspect y'icyemezo cyabaye mbere y'uko umukino uba cyo kutubariza amategeko bituma Gasogi idakina. Ubu nicyo tugiye gushyira muri komisiyo y'amategeko n'ubutegetsi ya federation nk'urwego rwigenga. Ikindi president ngiye hari ibintu numvise gutyo nyine mu bantu no mu ba sportif bavuga ko mu bantu ntubimbaze ko abantu bavuga byinshi. Oya, ariko na makuru bavuga kandi please nago naje hano muri nago ndi muri conspiracy. Yego. Turavuga fact kuko ndi umuyobozi wa Gasogi. Yego. Byaba biteye isoni igiye kuvuga mu bintu bivugirwa ahantu bidahuriye n'ibyo mpagarari. Bo president reka mbabaze wenda ibibazo bibiri tunagana ku musozo. Ikibazo cya mbere ni ikibazo ngo nka Gasogi. Icyifuzo ni iki? Nuko umukino uhindurirwa amatariki mbese bakawugarura mukazakina? Icyifuzo n'ubundi nta n'ikindi kera kirabura. Icyifuzo cyacu ni uko umukino ukinwa usubirwamo. Yego. Sibyo? Yego. Nta n'ikindi. Ni icyemezo cyafashwe na Rwanda Premier League kitemewe n'amategeko. Kigakurwaho. Yego. President mu gihe abo muhanganye n'ubwo bo ntibibareba cyane siporo hano uranyihangana size kuzana ibintu bya Rayon Sport. Okay, reka nyewe nashakaga nacyo nashaka kugera ahantu havuga ngo mu gihe byagaragara yuko uwo mwanzuro utahinduka nenge kuvuga ni wenda Rwanda Premier League yemeye no kubihindura Rayon Sport ikabyanga bikaba ngombwa ko nayo nyine igira gutambamira icyo cyemezo bigakomeza nyine wenda navuga ngo bikagera kure. Mwe mwiteguye kurenga urwego rusanzwe nyine rwa governing body y'umupira mu Rwanda mukamwana rega ku zindi nzego zisumbuye nko muri twaze tuvuga ko mufite n'uburenganzira bwo kurega muri tasi tunagaruka no kubajije b'abayahudi bariyo shaka kurenganura abantu bazanarenganura Senegal. Ni ikintu mubona mwa escalating mukakijyana hejuru? Sintekereza ko byagera aho ngaho kuko hari iyi nafite Rwanda Premier League ubwayo biragaragaza kwica amategeko nkana kuko niba ukora ikitemewe n'amategeko sibyo provision ya communication yemewe irahari. Yego. Uvuguti kandi communication yabaye kuri telefone kandi telefone itemewe mo hano. Uretse ubwabyo ntekereza ko hari inzego zigenga muri federation sibyo? Yego. Ntekereza ko zifite ubushobozi bwo kwinterpreta amategeko n'icyo amategeko agomba gukora. Sibyo? Okay. Iyi ni case yoroshye cyane
yego sibyo Mm. ni na kesiyo ya lo ya procedure nuko amategeko yubahirizwa sibyo nta kindi kera kirabura okay ubu sintekereza ko iyi ngingo ari ingingo yavuga ngo tugiye kujya ibyo siya ubuse koko ubu komisiyo y'amategeko n'ubutegetsi sibyo cyangwa n'imiyoborere ngiramo sibyo turumvikana yego turakumva cyane president ugashyiramo komisiyo yindi y'ubujurire wenda igihe cyangwa se na gasogi ntekereza ko ibintu bigeze aho ngaho ntekereza ko abantu bashobora kunanirwa kwinterpreta iyi ngingo yego reka tugirire icyizere inzego zacu ni nabwo cyonyine gishobora kugaragaza umupira y'uko amategeko yubahirizwa murakoze cyane perezida tugushimire umunsi mwiza merci okay yari afite umujinya mwinshira oya muntu wese nyine iyo atishimiye icyemezo nta kundi Jules arayumva cyane reka turindire bitanga ibi bintu byigeze no kuba ahandi icyumvikana nuko Rwanda Premier League yamuteye utwatsi ubwo arajya muri komisiyo y'ubujurire muri Ferwafa none nibo bazatanga umwanzuro wa nyuma sibyo se nibyo reka tujye